ngiye kwishyura minerivare nagize nsanga hari ibirane birimo nabyo ndabyishyuye kandi na teta ntabwo namwibagiwe none ndamwishyuriye. Teta karame ariko ngo niwe mbarutso y'urukundo rwa Gihozo na Vincent. Kubera iki? Ko mbyumva? Yego nibyo. Ndagukunda. So ejo ubu njya gushopingira imyenda nakoze byose ariko mbona hari ikintu kimwe nibagiwe. Ndagukunda cyane nzagukunda sinkeneye guhomba. I love you. Nanjye ndagukunda cyane nzaguhomba sinzaguhemukira. I love you. I love you. I love you. Ese bigomba umunsi wa mbere y'ibyo zingahe? Numva nahera mu gitondo kugeza nimugoroba. Allô? Ça va? Ubwo wasanga ari amarezo. Biteze? Allô? Allô? Wamvugishije Rigo. Wari wambuze? Ubwo ni amarezo. Biteze? Eh? Allô? Bite? Allô? Allô? Biteze? Meze neza? Ndagukumbuye maze. Yabaze ko mu gitondo wari uri hano ariko ubu nkaba nagukumbuye nenda gupfa. Twariye. Nese mbabarira hasi uzo ndebe cyangwa nze nkurebe kuko ndagukumbuye cyane. Yego. Okay, nta kibazo sawa. Love you. Nanjye ndagukumbuye. Okay, reka turekurane basi ndaje. Sawa. Abandi bana amakuru yose ko mbona wagira ngo ntabwo uri kumbona igihe naziye. Ndakubwira na shari byaye kumbaza biteze sawa meze neza urishimye kubona nyine. ndabona wari unsuye. Ya nagusuye. Ese ariko ntabwo wishimye hari ikibazo kindi ufite? Meze neza nuko nabanje kuguha umwanya ngo uvugane nawe. Okay. Shiri wanjye ni w'ingenzi n'inyoni ziraceceka zo mu kirere. Okay. Sha ni byiza ndabona umeze neza. Meze neza nta kibazo. Ndabona ufite telefone. Cyane. Ayibona se turebe. Si nziza?
nziza nsigaye nanjye mvugira kuri smart abandi bana muri ni byiza pe nuko nyine biraho shirongera ngo telefone yabonye ko ikenewe nyine arayinzanira okay umwana mwiza bisa nanjye nzagira amahirwe nk'ayawe muri ni igihe cy'umuntu gito kiba kitaragera ariko mpamya neza ko igihe cyawe cyageze byose bijya ku murongo tegereza kandi wihanganye kandi wizeye Imana ishobora byose shaho mbe n'agakanzu keza ikanzu igura ngahe cyane hari n'izindi nyinshi uzaza ngohe basi uzame sheri wanjye nyine yagiye gucompingira mu mujyi n'agasaha eguko sha bega meze neza siko wagira ngo ntago ari wowe nzi Imana yahinduye amateka ni byiza pe ariko nawe ho muragenda gukunda senga kandi wizere so byishimiye se ibi byose nindi bigukore ni Vincent ukibigukorera bino byose ya hari undi se so bizi ko wangira wenyine koko uriya mugabo Mana we simenya yaraturutse mu ijuru menya yarahanutse nk'akababi k'umuvumu kaza kwikubita hasi nyine nuko ndagiye kumubona mbona uko mbona amateka arahindutse mbona ndasetse mbona muri umuntu wanjye ngiye kwishima Mana we ni byinshi muri make ukuntu mukunda ya byari byiza ariko nyine Gihozo arakubwiye abwira iki nta kintu Gihozo akubwiye aya sorry ndabitiranya na murumuna wawe I mean teta ya teta yarakubwiye teta ko tuganira byinshi tuba turi hano duseka nyine turi aho ngaho wasanga nabimbwiye wenda nkabyita bya mitwenge byacu shaka gusa nyine ubuzima ubayemo ni bwiza telefone isaha agakanzu mbese nyine ahantu hose umeze neza dore wanyakirije n'akaji naraza gukama amasupadip reka buriya buzima mu izina rya Yesu gusa nyine ikibabaje niko nawe mfite amakuru mabi nyine kuri ibi byitwa ko yabikugejeje ari we Vincent amakuru mabi iki kuri Vincent cyane yabaye iki muri yabaye iki Giho subiza ko ndi inshuti yawe ikintu nshaka kugurisha niyo mpamvu rero okay ngambwira Vincent siko bura Vincent afite umugore n'abana babiri oya nizeye ko ari plan kuri kunyenera ako aho umaze gusirimuka usigaye uzana amafaranga njye ibyo bintu ndabizi uri kumbwira umugore n'abana babiri Vincent oya Vincent afite umugore n'abana babiri nari nishimye ati bw'umucuti yangize ubuzima bwiza ati wenda nanjye zamfashaho utuntu dukeya ariko nyine mva agahinda kanyishe oya pe mvuga ngo nari nabuze n'ahantu mera mbikubwira guhera kare mva nari nabuze ahantu mera mbese Mana ni wowe nyesha byose no kuba mfite ubuzima ni wowe nizere ko ibintu uri kumbwira atari byo wiriwe neza ya umeze neza n'amahoro turashima Imana okay aho umeze ni sawa cyane ubundi abantu benshi bafite amazu se cyangwa se barandiroda kenshi si byoroha kuba iyo umuntu ashobora gufata umwanya we akavuga ati reka njye wenda kureba umuntu ushobora kuzambera mu nzu se cyangwa se ubamo cyangwa se impamvu bimuguye gutyo nuko mbizi neza ko ntibazanywa no guhaha ariko nuko biri kose hari ikiganiro kiri gifunguye ufuje ko tuganira ntabwo wari kuntu umuhango ngo usuzugure nubwo tuba twitwa abarandirode ariko turi abantu ako barandirode i Kigali ahubwo ni ukuzambwira kari agatekerezo wakagize kuva ku ryari kw'imyaka batari myinshi ni ibisanzwe biragoye ariko warakoze kutwakira kwa byari bikwiriye
so wantumyeho mbwira ko nshaka nari nkwitabye kugira ngo nyine umbwire impamvu naguhamagaye yego ngira ngo wibuka ko ushize bari abana baza mu nzu nakwishyura amezi 2 yego ariko uyu munsi umuntu ashobora kuba afite amafaranga ibi ducuruza hari igihe ugira gutya wumva ko ubona amafaranga ariko bikanga ndavuga intero uko byagenda kose nakuvugisha nkakubaza nimba uko amezi 2 ntekereza ko azashyira mu kwezi gutaha yego 15 yego nkibaza n'ubwo ndetse aricyo byatwara byibuze ndamutse mfashe nk'andi mezi 5 kugira ngo nanjye saving kuba inzu bookinze nta kibazo kindi kirimo ndavuga naza kukuvugisha basi waza kunyemerera nkayaguha oya ubwo twari tugize impungenge turabasanga yabuze ariko nabyo birashoboka tujya twihangana kuko turi abantu ariko kunyongera andi mezi nta kibazo kirimo ese mfite ikibazo cy'amatsiko kimeze gute bariya abana ni bashiki bawe bariya abana bite ko mbona ubitayeho cyane inkuru y'abariya abana ni ndende uruhande rumwe umuntu kugira ngo yumve bigoranye ariko bariya abana ubwo bareba nta babyeyi bagira ababyeyi babo baguye mu mpanuka bari kumwe n'abandi bavandimwe basaza babo ariko nanjye ni inkuru ni story nyine ariko ntabwo umuntu yapfa kugurikira kubeshya rero kuva namenyana nabo nagize umutima wa kimuntu ko kubagirira impuhwe nkumva nabafasha natangiye nyine ari uko bafasha biraho ariko nta mutima wundi umuntu yavuga ngo afite wo gutekereza ibindi biri inyuma yego ariko ku minsi yagiye yicuma uriya mukobwa mukuru twaje gushiduka wenda ibufasha bindi birangiye gushiduka tugize ubushuti busanzwe buvaho gushiduka dukundanye ni umwana mwiza njya mubona nyine aritonda yego buri umuntu ushobora kwizera ukamushyira muri business imeze gutya waza akaguha report ugasanga ibyo aguhaye birahura n'ibyari bihari nigerageza rimwe na rimwe uhita uvuga uko biri kose uyu mwana muzima ubwo umunyarwanda yavuze ati ngo waje imitima ntabwo yiringanije kandi ngo kari mu nda y'ingoma akamenywa n'uwayihambye yego ariko ibigaragarira amaso ni umwana mwiza buriya umuntu ubashije kumutesitinga utari abana gutya uri umusore nawe ari umwana uriya n'umwana ndahamye neza ntabwo mungana wose naho ukuzemo uzi ubwenge kumurusha uvuze ngo ndashaje oya umusore ntabwo ari icyo nari mvuze ariko nyine wowe uzi icyo ushaka warakoze cyane uri umuntu mwiza ndabigushimiye warakoze kumufasha ni gakeya ubona abantu bafasha umuntu nta zindi nyungu so warakoze cyane njyewe nyine maranye iminsi iriya minsi nabo ariko nabonye ari umwana mwiza nanjye namugushimira keretse bitabaye iby'aba bakobwa nyine b'iyi minsi imana nihagara ku rushako rw'umuntu n'undi kandi buriya ingo zitandukana si uko biba bitari muri plan y'Imana ni ukugerageza ahubwo hari icyo bita igeno ikintu cyawe kizakubaho ntawe ugikwepera yego ushaka urugo rukaba rwiza rukaba rubi yesi kuba rubaye rubi ni uko ari urwawe nyine niba wagombaga gusiporota ibyo bintu yego ugomba no kubiba impamvu mvuga ko bifite imbaraga n'ubungubu ndimo ndateganya ko biba ari ibikunda wenda mu mezi nk'abiri ari imbere yabaye ushobora kumujyana mu murenge byibuze akambera umugore byiza cyane ni intambwe nziza
felicitation nyine in advance ubu bibaye nkaho ngutumiye so rero uraza kwihangana ntabwo mfite kashi zaracitse nta mafaranga mfite likide ariko ndaza kuyagushyirira kuri nimero yawe yego iminsi tumaranye nta nubwo ari byandi byo kuvuga ngo ko tujye kwanika tugiye guteza si ngombwa uri umwizerwa tumaranye iminsi nawe uri muri andirodi mwiza tugomba kubana neza nyine muri iyi si niko bigomba kugenda so nizo ngizo kandi ndabashimiye murakoze cyane dukomeze tubane neza murakoze ya message yaje murakoze okay nzakora uko nshoboye kose buriya bukwe ntibuzigere buba sinzigera nemera ko Gihozo na Vincent babana ntabwo bizigera bibaho kabisa usigaye nk'uriya gutera isoni chérie usigaye nk'uriya gutera isoni shuwa basi wamfashe urabizi neza ko ngiye umuntu watomboye ndabizi cyane so njya mvuga ngo natoraguye indege yuzuye abagenzi indege ni ndetse abagenzi ni indege niwe abagenzi ni njyewe kuko ni njyewe utuye muri wowe kandi abagenzi baba mu ndege igihe cyose indege itarahagara ntabwo abagenzi bakururuka okay kuko ndakamenya igihe yigisha utuntu twishi uri mwiza uri mwiza uri mwiza cyane wambwira ngo iki uri mwiza cyane ndagukunda shiri byose mbikesha wowe waje mu buzima bwanjye urahinduka I know nanjye si uko nari meze wowe se wari ubaye iki mu busanzwe ntacyo ariko urasubira mu mateka ntarebe nawe urabizi waraje ndahinduka ubuzima burahinduka ibyishimo biriyongera kukugira n'ibyo agaciro
umuntu uguhamagara umubwira waretse ariko ko wagusimbura umwanya ni wawe ndagukunda kukugira n'iby'agaciro nanjye umuntu uhamagara waretse ewe ni akazi kereka n'akazi ngira sure okay umwanya nta kazi gahari akazi gahari ni kamwe ujye ubura gushaka amafaranga ngo inzara zanyica narebe inzara kwica nakora mu impossible nakora igishoboka cyose okay nasimaje nawe baraguhamagaye mfite igitekerezo kandi umva ko ari Kigali sheri ni amatsiko wanyumva byashoboka ko uramutse ushoje kwiga yego wakatanga ejobundi ko wanyemera tukabana ukambera umugore ese sheri karame basi nanjye nagusaba abantu bihorere ndakumva none kangusabe ndakumva pe wambabarira ukazareka basi nkiga kaminuza ngayirangiza basi tukabana maze kwiga kuko mama na papa bakiriho nabasezeranyije nababwiye ko babyaye umukobwa w'intwari nababwiye ko ngomba kwiga kandi nanjye nkazabereka ishema nk'umwana wabyaye mbabarira basi no gutatira igihango cya mama nubwo adahari shiri ndabizi ndakugora basi ndagize kwiga segonderi ejo bundi ndashaka akazi mbashe basi tujye dufatanya mbashe kwishyura ishuri basi niga kaminuza ndangiza mbabarira bebe nimba ari promesse y'ababyeyi ndayumva yego wenda ko nyumva sho iyi kaminuza nzayishyura ariko basi nusoza tubane welcome ndagusezeranyije n'abandi nimara kwiga tuzabana kandi bimubwiye nzabikora nk'inshingano iki ni ikimenyetso cy'uko nzagutegereza ubuzima bwanjye bwose shiri uko ari uzankorera ibintu nkikubita hasi basi jya umfata no iki ni ikimenyetso cy'ubuzima bwanjye nawe mana ndi mu gihe cy'amashimwe pe ndagukunda nanjye ndagukunda nzagukunda nanjye nzagukunda mpaka yisaje baby I love you shiri uri nk'ibonekera ryaje ku buzima bwanjye ndabizi sinzi icyo nakwita nabuze n'igisubizo nanjye ubwanjye naribuze ni nanjye byose byanjye please shiri ndakunda nzagutura kugukunda basi nibyo sezerano nguhaye nzakurinda agahinda n'amarira bigeze kugera muri ubu buzima bebe ntusandekure ntuzansiga ntabwo nagusiga wandekura ntabwo I love you thank you ndagukunda cyane imana n'ibiza nanjye ndagukunda cyane